Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu. Sheni tubonaho ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye, uburyo wasa neza ku ruhu n'uburyo wasa neza ku musatsi. Uyu munsi rero naje nje kubereka amavuta meza cyane ashobora kugufasha, ashobora gusubiranya uruhu rwawe, rwa ruhu rwangiritse. Ushobora kuba warisize amavuta atukuza ukaba ufitanye ibibazo n'uruhu rwawe rwaranze gusubirana. Ushobora kuba aka kanya hydroquinone zarangirije uruhu rwawe, rwarabaye umukara cyangwa se rurimo amabara kandi wararetse hydroquinone ariko uruhu rwawe rukaba rwaranze gusubirana. Cyangwa se mu gihe uzi ko ufitanye ibibazo n'amaribori atewe n'amavuta, ushobora kuba aka kanya ufite gahunda yo gusa neza, ushaka gucya kandi ku giciro cyiza, ari amavuta adahenze cyane, ubona aho ariho hose uherereye. Uyu munsi rero naje nje gusubiza ikibazo cyawe. So amavuta nje kukwereka, ndaje nkubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye arafasha ku ruhu rwawe cyangwa se arongera ku ruhu rwawe. Ukomeze gukurikirana video kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Nagutindiye naya mavuta bayita Liquorice Retour. Aya ni amavuta meza cyane, aragufasha ugasa neza ahantu hose kandi akakiza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Iyi Liquorice Retour ubushize naberetse n'agakreme kayo. Hari video nakoze ndi kukwereka aka gakreme ko kagufasha mu maso gusa neza ufite ibibazo n'ibiheri cyangwa se uruhu rwawe rwangiritse. Aka gakreme gakora umuti. So aka gakreme rero ni akaya mavuta. Aya mavuta arimo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, arimo ari full set, arimo amabara menshi agiye atandukanye. Igihe rero ugiye kuyakoresha ugomba kubaza umuntu ugiye kuyagurira, cyangwa se nanjye uko nzagenda nshobozwa ningera kuri ayo mavuta nzayabereka, musobanurire usobanukirwe ayo ugomba kuba wakoresha. So iyi Liquorice Retour ifasha ku muntu waba ufite ibibazo by'uruhu, cyane cyane ku muntu wisize amavuta atukuza. Aya mavuta igihe uri kuyakoresha cyangwa se ushaka kuva ku mavuta atukuza, ugomba kuba wakoresha iyi Liquorice Retour. Iyi Liquorice Retour ni nziza cyane, ibasha kuba yasana uruhu rwawe ikarugarura neza muri mwayene neza. Kandi ngira nkubwire ngo uburyo ikora ntabwo ihita ikubitiraho ako kanya nk'uko mpora mbibabwira. Amavuta akora neza ntabwo ahita akora mu cyumweru cyangwa se ngo mu byumweru bibiri. Abanza akajyana uruhu rwawe neza, akabanza akagarura rwa ruhu rwawe wari ufite kera, noneho then akongera agatangira bundi bushyashya. Arimo aragira ngo nyine azamure rwa ruhu rwawe neza, arukeshe, arukureho amatashi yose ari ku ruhu, arukureho ibintu by'umukara ku ruhu rwawe, atangire agire ute agushyeshye. So iyi Liquorice Retour ifite ibara rya brown, akoresha ku muntu ufite imibiri yombi. Naho iyi ngiyi muri kubona ku ibara ry'umweru ko ari seti ryose, yakoreshwa n'umuntu w'inzobe cyangwa se wowe ushaka kuba inzobe, wakoresha Liquorice Retour iyi ngiyi y'ibara ry'umweru muri kubona ku mashusho. Ariko mu gihe ushaka brown yawe kiguma ari brown, wakoresha iyi. Ifite seti yose, ifite guhera kuri iyi ni lotion, ikagira oil, ikagira serum, ikagira n'aka face cream, ikongera ikanagira scrub, ikagira na gel, ikagira n'isabune yo koga mu maso, ikagira n'indi sabune yo koga mu buzima busanzwe. So watangira kuri seti yose. Ushaka gutangira neza, cyane cyane nko ku muntu ufite ibibazo by'uruhu byatewe n'andi mavuta, watangira kuri seti yose. Ariko nk'umuntu ugiye gutangira bushyashya, ushobora gutangira ku mavuta na serum na oil ariyo glycerin.
kugira ngo ubashe kubona yuko hari igihe ushobora kuba uyakeneye kuhakoresha ariko nanone uruhu rwawe rukayanga. Ariko banza ugerageze ku bintu 3 byibuza, noneho uko uzagenda wisumburaho uzagenda ukoresha seti yose uko ubishaka, cyangwa se anyway unabishaka wumva ushaka guheba gura seti yose. Wagura seti yose nabyo ntacyo bitwaye, ukayikoresha ukagira uruhu rwiza cyane. Ariko umuntu uzi ko wisize hydroquinone ashaka kugira uruhu rwiza yatangirira kuri seti yose, kandi ugakoresha aya mavuta ushaka kugira uruhu rwawe rusanzwe ruri brown. Cyangwa se hari abantu bisiga hydroquinone ari n'inzobe bashaka kongera inzobe zabo cyane, wakoresha aya y'umweru naberetse ku ifoto kugira ngo akeshe uruhu rwawe neza atatumye ngo rupikirane. So Liquolice ni nziza cyane kuyigenera uruhu rwawe, kandi naberetse n'aka gakreme n'akayo. Mu gihe rero uri kuyakoresha wagura n'aka gakreme ko mu maso ukajya ukisiga kugira ngo ubashe kugira uruhu rwiza rwo mu maso. So rero aya mavuta ahantu hose araboneka. Ku bantu bajya mumbwira ati hari ibintu tubwira mu Rwanda ntitubibone, ariko ndi very sure neza yuko nunyandikira ndakudirectinga ahantu ushobora kuba wabona iyi Liquolice ugatangira kuyikoresha wowe ufite ibyo bibazo bijyanye n'uruhu cyangwa se ushaka gucya. Liquolice ni amavuta navuga ko aje vuba, ntabwo abantu bari batangira kuyamenya cyane, ariko ni meza cyane. Abantu benshi bagenda bayakoresha, ni meza cyane, nta ngaruka mbi atera ku mubiri. Afasha no ku muntu amavuta yateye amaribori, cyane cyane abantu bisize hydroquinone. Ndabizi neza cyane, nanjye nayisizeho agutera amaribori haba hano gutya ku maboko cyangwa se ku bibero, ugasanga ufite amaribori utari usanzwe yagira bitewe n'amavuta uri kwisiga y'amahydroquinone. Zagenda nyababwiraho ayo mavuta y'amahydroquinone. Ushobora kuba utazi hydroquinone cyangwa se ukaba uzizi ariko utazi n'ingaruka mbi zazo, cyangwa se akaba yarakubereye neza, it's okay, nabyo nta kibazo, ariko anytime hari igihe akubera mabi. So rero wakoresha iyi Liquolice mu gihe ufite amaribori ukayisiga igihe kirekire amaribori agenda ashiraho nk'uko n'ubundi aba yarizanye gake gake utabizi. So rero ku muntu uri buyakenere ndaza gupininga link winjire muri groupe, nta kibazo unyandikire, ndi ready yo kwita umusubiza nkakudirectinga ahantu ugomba kwita uyakura. Wowe uri mu Rwanda, uri muri Oman, ndayakugezaho nta kibazo. Nibutsa abantu please, so waba urimo nje kukubwira amavuta nkaza kukubwira n'igiciro ngo naya, ni byiza yuko iyo ubajije mu kikari ndaguhereza nimero z'ahantu yakura mukavugana. Ariko kuba byagurana cyane kubanza kwandikaho igiciro, kandi sometime ibiciro birahinduka, cyangwa se ushobora kubwira ibiciro ugasanga mu iduka ugiyemo ibyo biciro bitandukanye n'ibyo wowe waba narakubwiye, ugasanga bikugora yuko wiyakira yuko wagura ayo mavuta. So rero ni byiza rero yuko wagira ute wambaza nta kibazo ndagusubiza nkakubwira aho wayakura. Ku bantu b'Oman turavugana amasekundi kugira ngo nyabagezeho aho muherereye mwese. So rero nakubwira niba uri mushyano ntugende udakanze subscribe. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane gukanda subscribe, ni akantu gatoya ureba ku ruhande ugakanda subscribe. Hari igihe kaba kari mu ibara ry'umutuku cyangwa se ry'umweru, ukanda subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ubona n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye byashobora kuzagufasha. So rero mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe naho utaha.